Hello everyone, uyu ni Igiraneza Yves Professionals. Ndagira ngo nongere bashimire cyane mwebwe mukurikirana ibiganiro byose tugenda ducisha kuri YouTube channel ya The Professionals, kandi ndagira ngo ushimire nawe waje ku nshuro ya mbere kubana natwe. Ikaze kuri The Professionals. Uyu munsi nabateguriye rero topic nziza cyane, topic ivuga kuri game plan cyangwa se uburyo ushobora gushyiraho strategy zagufasha kwachivinga goals zawe. By'umwihariko twagiye tubereka uburyo umuntu ashobora gusetinga intego ku network marketing. Intego tuzigabanyamo ibyiciro bibiri: intego z'abantu bari mu mwaka wa mbere cyangwa se imyaka ibiri ya mbere, tunabereka intego z'abantu barengeje imyaka ibiri muri business. Ariko gushyiraho intego byonyine ntabwo bihagije, kubera yuko igihe cyose uzashyiraho intego ariko ukibagirwa gushyiraho strategic plan cyangwa se game plan, icyo gihe intego zawe zaba zimeze nk'ibyifuzo. Igihe cyonyine intego zawe uzaba wabashuwa yuko wazigeraho ni igihe wasetinze intego ariko ukahita ushyiraho na strategic plan cyangwa se ugashyiraho game plan, ugashyiraho uburyo bw'imikorere uzakora, icyo uzaba usabwa kugira ngo uzabashe kwachivinga za ntego. Rero abantu benshi basetinga intego ariko bakibagirwa kumenya icyo bibasaba kugira ngo bazagere kuri za ntego. Aribyo birangira kenshi 90% k'abantu basetinga intego n'abantu batazigeraho. Ariko uramutse umenya ibanga riri mu gusetinga game plan, mu gushyiraho uburyo bw'imikorere, mu gushyiraho uburyo bw'ibyo usabwa kugira ngo uzabashe kugera ku ntego zawe, byakorohera cyane no kugera kuri za ntego zawe. Uyu munsi rero nabateguriye uburyo butandukanye bukwereka uburyo wagera ku ntego zawe. Intego wamaze kuzisetinga, ndizera ko niba twarabanye mu biganiro bitambutse cyangwa se byatambutse wamaze kumenya uko usetinga intego, wamaze no kuzisetinga already. Uyu munsi ngiye kukwereka noneho uburyo ushobora gusetinga strategy zikuguidinga kugera kuri ya ntego yawe ufite, intego z'umwaka, intego z'imyaka 5 and so on. So ikintu cya mbere ngiye kubanza kukubwira rero, make sure ko ufite intego. Urugero, abantu bashobora gusetinga nzaba silver executive, intego ku bijyanye n'amaranka, nzaba gold executive, nzaba global ambassador, nzaba ruby global ambassador, diamond global ambassador, ariko akibagirwa gusetinga icyo bimusaba kugira ngo agere kuri ya ntego. Rero icya mbere, nk'urugero, kuba kuri silver executive, ikizakwereka ko utasetinze intego gusa aho usetinze na game plan, nuko uzamenya ngo ese kugira ngo mbe silver executive biransaba iki. Kugira ngo ube silver executive biragusaba RP 150 za C24/7. For example, biragusaba amanota 10 ya positional point. Icyo gihe iyo wamaze kwanaliza ibyo bintu ukamenya icyo bigusaba kugira ngo ube kuri silver executive, uzabe silver executive. That's what we call game plan. Ukanamenya ngo nimba turi abantu bangahe muri team ubasha kuba bagura ayo manota, ubasha kuba bakora maintenance, ubasha kuba bakora marioda, ese buri umwe yabasabwa amanota angahe buri kwezi nimba nshaka kwachivinga iyi ranka mu kwezi kumwe. Ese nimba ndi njyenyine biransaba kubikoraho bingana iki, nibura buri kwezi gucuruza RP zingahe, gukora reward ya RP zingahe, kugira ngo bizarangire kugiye nihaye namaze kuba ya silver executive. Nimba ari gold executive na manota 100 uri gusaba, RP zirenga 1500 za C24/7, amanota 100 se cyangwa bikaba bishobora kungana n'abandi ba silver executive wafasha muri team yawe. Nihaboneka aba silver executive bari ku ma legs atandukanye, abantu 10, n'ubundi azaba ari amanota 100 nawe wagize, nimba atari ama spillover muri team yawe. Then nimba ari global ambassador urasabwa amanota 1000. Amanota 1000 ni RP za C24/7 15,000. Ikindi bikaba bingana n'aba gold executive 10. Nimba atari spillover ziri munsi yawe ukabona ufashije aba gold executive bari ku maregs atandukanye 10, already nawe uzaba waramaze kugira total point, positional point y'amanota 1000 ube global ambassador. Nimba ari ukuba rero ruby global ambassador, biragusaba direct global ambassador 5 kugira ngo ube ruby global ambassador. Rero ukeneye kumenya n'iki binsaba. Yego ndasetinze ko nzaba ruby, ariko biba bisaba iki kugira ngo umuntu abe ruby? Nicyo ugomba gutinda no kurusha uko wasetinga intego. Abantu benshi bifuza gutera imbere, ukavuga ati ngiye ndumva nshaka kuba umutop ana nka runaka nka Yves, ariko ntango utinda cyane mu kumenya ngo Yves yakoze iki kugira ngo azabe umutop ana, runaka yakoze iki kugira ngo ahinduke umutop ana. Nicyo kintu wakabaye utindaho cyane kugira ngo ubone gutinda cyane kuvuga ngo nzaba nka runaka, nzaba nka runaka. So reka twirebera no ku ntego zitandukanye apana iz'amaranga. Reka turebe ku muntu wenda nk'urugero wa setinze intego z'umwaka, agasetingamo kazagura imodoka, uzagura inzu,
uzagira saving wenda ingana gutya, uzagira traveling izakostinga amafaranga ya naya, uzagira investment wenda indi investment kugura plots, kugira izindi business runaka, nabyo ukabihereza value runaka y'amafaranga ushaka mu ntego zawe z'uwo mwaka. Ikindi ukibuka gushyiraho n'umusoro, kubera ko nubarira ayo mafaranga yose muri DTC, nuyinjiza muri DTC yose wibuke ko nujya kubikuza wenda hari umusoro uzakatwaho. Ibyo byose uba ugomba kubibarira buri kintu cyose n'agaciro kayo, valeur yako mu mafaranga. Numara kubisetinga byose, tuvuga uyu umuntu asanze intego zose afite z'umwaka zihagaze agaciro ka $50,000. Kugira ngo ukore game plan yo kuvuga ngo nubwo mfite intego zihagaze agaciro ka $50,000, ese $50,000 zizaboneka gute? Nicyo kintu cyitwa game plan cyangwa se strategic plan. Icyambere turabiza amafaranga uburyo aboneka muri business wenda. Imbere gatoya nzabereka ikiganiro kijyanye n'ibikorwa bibyara amafaranga muri business yacu, ariko no kuri game plan hari aho tubisanga. Ukimara kubona ko intego zawe zihagaze agaciro ka $50,000, ikintu cya mbere uzahita ukora, fata $50,000 z'umwaka, nimba zari intego z'umwaka, ubanza ugabanya 12, umenye amafaranga bigomba kuba bigusaba kwinjiza nibura buri kwezi. Ufashe $50,000 ukagabanya 12, urasanga ari $4,200. Then $4,200 bigusaba kwinjiza buri kwezi, urafata $4,200 ugabanye 32,000, nimba ubona matching ya 32, nimba ubona matching ya 37, uragabanya 37. Ariko reka turebe na nk'urugero, dufata urugero ku bantu na matching ya 32, urafata $1,400,200 ugabanye 32. Ikintu uzahita ubona, uzabona bigusaba matching bonus 132. Matching bonus 132 birasaba ubwo code 264. 132 uruhande rumwe, 132 urundi ruhande. Tutitaye ko abantu baba bafite wenda side imwe yamaze kuba strong cyangwa se barahengamye, bari gusaba izindi code z'urundi ruhande gusa kugira ngo bimatching. So ikintu bigusaba rero, urumva ko biragusaba matching bonus 132 kugira ngo ubone amafaranga $4,200,000 tubariye mu buryo bwa matching bonus. Tutiriwe tubara wenda mu bwa sponsoring, tutiriwe tubarira mu bwa retailing, nayo mafaranga cyangwa se nizo matching byaba bigusaba. Then ukimara kumenya matching bigusaba rero mu kwezi, noneho tugiye kureba ku munsi byaba bisaba iki. Urafata 132 ugabanye n'iminsi 30 igize ukwezi, uzahita ubona bigusaba matching bonus nibura 5 za buri munsi, kujya winjiza matching bonus 5 ku munsi. Ubwo bingana na code 10 ku munsi. Turamutse tubaze 5 iburyo 5 ibumoso, ubwo dukuyemo na gift check wasanga uri gusabwa 6. Ibyo byose uba ugomba kubimenya. Then ukimara kumenya ko usabwa matching nanone kandi 5 za buri munsi, ikindi kintu uba ugomba kuhita umenya, matching 5 ziboneka hakozwe ibintu bingana iki. Kubera yuko buri wese agira ratio itandukanye n'iya mugenzi we. Njyewe ratio nakunze gukoreraho cyane, nasumingaga ko cyangwa se nexpectingaga ko nibura mu bantu 10 nigishije mbona mu umwe winjira. Iyo ni ratio yanjye nakunze gukoreraho. Wowe simbizi ratio ukoreraho, wasanga wenda wowe iyo wigishije 2 umwe yinjira, ariko ndabizi ko abenshi ratio usanga ijya kungana nk'iyo nanjye nakoreragaho, yuko nibura mu bantu 10 wigishije umwe muri bo, wigisha abantu 10 ukabakorera closing neza, ukabakorera follow up neza, umwe muri bo ya joininga business. So rero reka niyo tugenderaho turebe, kugira ngo ujye ubona matching bonus nibura 5 za buri munsi, byagusaba ko at least haba higishijwe abantu 50. Kuko mu bantu 50, kimwe cya 50 ni abantu 5. Ubwo mu bantu 50 bize neza business buri munsi, bagakorerwa closing neza, bagakorerwa follow up neza, nibo bashobora kuguhereza results zo kubona code 5 za buri munsi. Ikindi mu bantu 50 bize neza, bakorerwa closing neza, follow up neza ba buri munsi, bituruka mu bantu nanone at least 250 wabashije gutumira cyangwa se we na team yawe mwatumiye. Ubwo biraterwa nuko team umaze kugira. Nimba nta team uragira, urumva ko ari task usa nkaho ufite wenyine. Nimba ufite team, urahita ureba ngo ni abantu bangahe dufite bari serious twagabaniza intego. Nkamenya ngo wenda nimba ari abantu 250 binsaba gutumira, nimba turi abantu 10 bari serious, buri umwe arasabwa gutumira abantu 25. Nimba turi abantu 25 bari serious, buri umwe arasabwa gutumira abantu 10 nibura buri munsi. So then twamara kumenya abantu ugomba kuba watumiye, nabwo turareba ngo ese nimba umuntu ashobora kuba agomba kuba yatumiye abantu 250,
team ngiye na team yanjye twatumira mu 250 buri munsi. Noneho sasa biragusaba kuba ufite prospect list irimo abantu bangahe cyangwa se ha prospectizwa abantu bangahe. Birasaba ko haba ha prospectizwe nibura abantu 2500, ku buryo nibura muri 2500 kimwe cya 10 cyaho 250 batumirwa. Muri 250 batumiwe hakabonekamo abantu 50, ko abantu batumiye bose nanga ariko bitabire 50 bazabonekamo, baze bige presentation, bakorerwe closing neza, uzana bakorera follow up neza. Nibyo bizatanga result y'abantu 5 bazajya bashobora kuba bajoininga nibura business yawe nibura buri munsi, ukabona za matching 5 za buri munsi. Then dusoreje ahangaha rero, ukimara kumenya ibyo ngibyo, urafata ibyo ngibyo ubonye bigusaba ugabanye n'abantu ubona muri kumwe muri team, ariko ujye ubanza urebe you personally nibihe bikorwa personal activities nsabwa gukora bijyanye n'intego zawe, ko abantu dufite intego zitandukanye. Buri muntu wese ni ikinege ku ntego ze. Ushobora gusanga intego mfite atari zo runaka umupartner wanjye afite. Ushobora gusanga rero we niba ushaka $50,000 umupartner wawe arashaka $5,000,000, rero nushaka kumushyira kuri mu gukorera kuri rate y'umuntu ushaka $50,000 ntabwo bizavamo, kuko warishakira $5,000,000. Rero icyo bisaba cyane cyane wakabanje kwitekerezaho mbere yo kubitekereza kuri team. Ariko noneho reka turebe ngo ukimara kumenya nimba ufite n'abantu 5 bari serious, ushobora kugabanya ukamenya ngo runaka yakoze task nk'ingi atari nyiri kubikora njyenyine, ese nge noneho nabansabwa ibiki buri munsi. Ibyo bizagufasha kumenya na abantu bangaho ukeneye guprospectinga ku munsi, na abantu bangaho ukeneye gutumira buri munsi, na abantu bangaho ukeneye kwigisha presentations, closing, follow up buri munsi. Ibyo rero bizagufasha nibura nubikora imyaka 2, hagati y'imyaka 2 n'5, kubera ko ntabwo iyi game plan nakubwira ngo uzayikora umunsi umwe uhita uba successful tugera ku ntego zawe. Birasaba nibura na nyuma yo gusetting game plan wihe na discipline, guhozaho discipline yo kujya byandi wasetinze ubihozaho. Ikindi byandike, ubimanike nko mu cyumba cyane. Najyaga mbimanika nko mu cyumba cyane ku buryo mbisoma kenshi. Ibi biraza kandi kujyana n'indi training nzakurikizaho mu kubahereza yitwa daily plan, ku buryo uhita umenya ngo ese daily plan iyo yaba yubatse gute mu buryo bushobora kumfasha kugera ku ntego zanjye. Daily plan ni ikintu kigomba kungikanya na game plan. Ni ibintu biri bitandukanye ariko bigomba kungikanya byose bigafasha wowe kugera ku ntego zawe. So rero nizere neza ko wamaze kubona intego n'uburyo ushobora gusettinga strategy yo kugira ngo ugere ku ntego zawe. Turebye mu buryo bwa retailing mu gucuruza product, nimba uzi neza yuko wenda tuvuge C24/7 yunguka $10,000 ukaba ushaka $100,000 gucuruza ukabona inyungu $100,000, biragusaba gucuruza C24/7 10. Ni ibintu byumvikana cyane kuruta kuba wavuga ngo ndashaka $100,000 biturutse muri retailing igihe utunamenye ngo ubwo biransaba iki. Gucuruza ku C24/7 10 se biransaba iki nabyo, wenda no kujya postinga nibura mu magroup arenga 5 ya Facebook, nka postinga kuri social media zanjye zose, TikTok, wenda WhatsApp, nkanagiramo na approachinga abo giye nzi bafite ibyo bibazo by'uburwayi, nkagira se n'ibigo byo ku bitaro sura. Ibintu nk'ibyo bitandukanye ugomba gusettinga strategic plan yo kugira ngo uzacivinge za ntego zawe. Ukeneye gusettinga ati se wenda tuvuge nzajya njya mu ntara nkora ama seminars, nzajya njya mu ntara nibura buri weekend, ubundi indi minsi yose kuva kwa mbere kugeza ku wa gatanu mbere gukorera i Kigali full time, ubundi kuva ku wa gatandatu no ku cyumweru mbere mu ntara mu outreach. Ugomba gusettinga ati se nzajya nkora training zo ku manywa wenda za offline kuri training center, ariko na nimugoroba ngira ndi ma training mere za part time banje kugira ngo team yanjye irusheho gukora no kubikora njyenyine kuko mfite intego zikomeye. Vuga ati n'ama training n'ama presentation byose nshobora gukoresha both online na offline kugira ngo maximizing. Vuga ati se nibura ndimo ndasabwa kugira ngo nje nshobora kuba buri munsi navuga ngo at least navuganye n'abaparteneri banjye, navuganye n'abaprospect banjye kuri iki kigero, at least abantu 10 niyo recommendation naguhereza. At least abantu 10 ba prospect, new prospect, abantu bashyashya wungutse abantu 10 nibura, abantu 10 bashyashya watumiye kuri uyu munsi, abantu 10 wigishije kuri uyu munsi, abantu 10 bakoreye closing, abantu 10 bakoreye follow up, nukorera kuri your rate. I'm telling you the truth, uzabona result kandi ziri very big. So thank you so much. Training y'ubutaha nzabaganiriza kuri daily plan. Nizere neza yuko hari ikintu bigiye muri game plan. Ntugasetting intego, nyaboneka mwibagirwe gusettinga strategy zizagufasha kugera kuri ya ntego kuko ni ingenzi cyane kurushaho. Setting uvuge se muri personal development ni bihe bitabo runaka nzasoma kugira ngo ni improving leadership yanjye, ni improving skills mfite kuri network marketing n'ibindi byinshi bitandukanye. Ese nabahe ba mentor nzahura nabo, abo nzafollowinga ku ma social media, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. So make sure you do game plan.
bizagufasha kugera kuri goals zawe. So thank you so much. Nimba ari ubwa mbere twari tubanye muri iki kiganiro, make sure ko ukora subscribe, like, share and comment. Muri comment utubwire ikintu cyagufashije kuruta ibindi muri iyi topic nabaganirijeho ya game plan. Kandi wibuke gusharinga abafite ibikorwa bayo bose iyi link kugira ngo nabo bagire ubumenyi butandukanye kuri iyi topic twaganiragaho. Thank you so much. See you at the top.